igitega film batuzaniye bazanye iki ariko akondisiyo ke seti akagira ikintu na kimwe cyo kumubwira ngo ambebe ko ibyo bitwakoze ariko nabyigera ndakubabarira rwose nazi ko nanjye ariko ngira wowe poshe turabona niba kuko nazukubaza kabisa ko bimeze urakoze rwose mukundwa sheri ugize neza nanjye rwose ndagukunda urakoze cyane acaho cyane kiranyemeye we filime ndakubwira ni coming soon with Gitega Films kiswe ngo iki nucikwe ni A production nzaba nagafashemo we ngabaza kugeza kumara urasheta muri biyaru karibwa warangiza ukaza imikino wowe ishyura sha watsinzwe kiravuba vuba ishyura zana amafaranga bana ariko urageye mwana urimo urajya kuguranyicuza ngande ukapfa mirwano yatangira muri biyari ukubise nde ngutsinze wowe Honda fati gubi ifi fata wowe bijari bakirwana harwinjije mu Rwanda ni mu Rwanda babiri bose arahonda kiswe ngo iki The Secret Domis ibanga niyo filime nugacikwe rero ni Gitega Films ikomeje kakuzanira je wumva kuri microphone ya production karaje vuba nzaba nagafashemo 5 kwa 5 uyu musi company ndayishyuza miliyoni 10 ndagera no musimva nga ndayatwaye miliyoni 10 ndavano nzitwaye ndazishyuza company uvuze ngo uwo nta n'ukwezi uramanga nta kwezi umaze hano wowe umushahara wawe ni 150 zivuye hanyuma miliyoni 10 zivuye hera ko mwasaze komeno umva twabonerwa kabisa ibyo bintu byabaye ryari daki papa urageza n'ubu turigira wizera company yacu ubu nurezera company koko kana bakeneye umva rero mbabwira aha nabasi miliyoni 10 baragera 10 hano nabonye miliyoni 10 umuntu arapfa ambiya Mr Roma ndi hano nyakuba Roma tuzi ikibazo ni iki bas uyu ngarebe urahangaha arahamwibuka wibuke mu kabari byabereyeyo igihe twangaga icupa hahandi ko kuri tere nuko yinariye kuvuga hahandi vuba tucumu ariko uramenyera ikenda agafuka ifuka ari mu we rubarasira kiswe ibanga niyo filime ndakubwira ni coming soon with Gitega Films and M production on the mic ayabas biraherera hehe hagarika wowe tuza asyo we muhagarika imikino muri mu mwesanga muri mu muradukinira theater sye aso nige mwahereye wewe wabaye boss ryari hanyuma wo amafaranga yinjije miliyoni wishyuza wazinjise ryari asoni umva bodyguard abo bantu ntibavanga paka polisi hageze asoni uyu ngarase biranga mbunda yazanye n'igipupe turagiye mwana imitwaro ari bafite iracibiriye ni coming soon with Gitega Films imitwaro afite irapfuye kandi gupfa kwayo bodyguard bamubwiye gufata abantu nakumucika ndani mu ishyamba bodyguard inyuma kurikiye umugabo n'uteka imitwe birahirira herero n'ubicikwa agafilime kiswe The Secret agafilime ka Gitega Film tazagacikwa filime ndundi dukomeza kubateza imbere dukanda subscribe na sharing mucari sharing subscribe birakenewe we abantu nk'aba tabashyigikiye waba ruza kuri mokora bose kubita umuntu bose kubita umuntu aya basi sasa muneraniyeho kanze tubirebe bisobanuke mu murinzi na shebuja bari kumuteka mitwe filime iswe banga fata wowe baraha
abonye umugabo umiziramu araza nabi kubitwa tonde kuza nabo gakubitwa no nta mikino. Hey, hano uraza nabo gakubitwa nta bintu byinshi. Aya basi uyu yakubiswa no. Hey, kubato basijamo imfatanira ariko imfatanira. Hey, bosi rikuba bosi bosi baramukubise birasona. Ntugacikwe. Kiswe The Secret Production nzaba nagafashemo. Nucikwe rero ni Gitega Biremos izaba yatuzaniye jinjinjin.